Ndabasuje inshuti bakunze Ibibyaro TV, aho mugiye muherereye mu mpande z'igihugu, ndabasuhuje amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Dore ni inkuru ikomeje gucicikana, ikomeje guhangayikisha abatari bake hano mu Rwanda, dore ko imisoro cyangwa se konterivasiyo byakomeye mu bamotari bari gutakamba. Benshi mugenda mubona baboroga bavuga ati imisoro irakaze. Rero inshuti, tugiye kubana muri iki kiganiro, tugiye gukomeza tuvuga kuri ibi bibazo abamotari bagiye bafite, uko byagiye bigenda, uko leta yagiye ibivugaho, byose tugiye kubivugira muri iyi nkuru, tuze kumenya icyatumye konterivasiyo zabasha kuba ziyongera, dore ko byanakomeje gukomera mu muhanda, dore ko bagiye bashyiramo amakamera agiye atandukanye, ariko ubu ndakubwiza ukuri ko mu mujyi wa Kigali ho byakaze, dore ko basizemo amadoroni menshi agenda abandikira. Rero abamotari bamwe na bamwe bagiye bivugira ati twebwe ibi turabirambiwe, nimba leta yacu ishaka kugira ngo itwice cyangwa se itwicishe umudari, turabirambiwe. Twagiye tubabwira kenshi ariko baranze, dore ko doroni yo iza igahita ikwandikira ntacyo muvuganye. Rero bagiye babitangaza bavuga ati ibi birakomeye, ibi nta twabyihanganira. Nimba abayobozi baba batwumva, bakomeze baturebe cyangwa se batuvuganire nabo, kuko bikomeje kugorana, dore ko nta kintu tugikuramo mu kimotari, kandi byitwa ko twaje gushaka amafaranga. Bakomeje abaturage bagenda cyangwa se abamotari bagenda batanga ibibazo bigiye bitandukanye, bavuga ati guhagarara ahantu ngo hatemewe nakwirirwa usakuza ibiki, ubwo tayari biba byabaye, dore ko abenshi bagenda bavuga ati tugenda twihishahisha, kuko isaha ku isaha moto yanje bayinyaka, dore ko imajije kugira amadeni menshi. Abaturage bamwe na bamwe cyangwa se abamotari bagiye babazwa ibibazo bigiye bitandukanye. Abamotari bagenda bivugira ati nk'ubu sahizi njyewe nitanzeho urugero, iyi moto yanje ureba hano ubimajije kugeramo ideni ry'ibihumbi 70 kandi natari nishura. Urukumva ko ubu muri iki cyumweru umajije gukorera ubusa, dore ko umugore n'abana bo ntibakimbaza ubusa. Twarumiwe, nabo bazi ko hari mu mujyi nagiye kwitemberera, aho buzakera izi moto tuzagera aho hari nazo tuzigurishe. Rero nshuti, urukumva ko bikomeje kugorana hano mu mujyi wa Kigali, ariko abamotari bakomeje batanga cyangwa se basaba leta ko yabagabanyiriza ibihano, dore ko bikomeje kugorana, dore ko bagiye babwira imiryango yabo ko bagiye gushaka amafaranga, ariko amafaranga ntabwo bakiyabona, bitewe na za doroni zirirwa zibirwankaho. Abamotari bagiye bivugira ati ubu watwara ikinyabiziga neza, uri kubona doroni hejuru yawe, uhagararaho gake ihita ikwandikira, urumva watwara umeze neza. Bagiye babaza abayobozi, bababaza ati ubu se koko muri kutwifuriza ibyiza cyangwa ni ibibi? Iyi misoro ikomeje kuzamura urundi rwego cyangwa se iyindi ntera, murabona amaherezo azaba ayahe? Ubu ni ubukene mushaka kudushiramo, kandi twari twarabonye ikigabanya ubukene cyangwa se icuma gikomeza gukorera amafaranga. Rero mukomeze murebe icyatuma muturenganura, kuko imisoro yo cyangwa se konterivasiyo ikomeje kugorana cyane. Rero nk'uko mubyiyumviye, abamotari bari mu bibazo bikomeye, ariko leta nayo igomba kugira icyo ibikoraho. Rero twakomeje kubana muri iki kiganiro cyangwa se muri iyi nkuru, ndagushimiye nimba wayirebye ikarangira, ariko nawe utarakora subscribe
yikore kugira ngo ibindi biganiro tuza tubagezaho bize bibagereraho ku gihe. Ndabashimiye, mwari kumwe na Benjamin.